naza mu bukwe yego icya mbere ya Pasiteri Claude yatubwiraga ko itorero ryari Miracle Center. yego Navuganye rero n'umwe mu bayobozi bayobora Miracle Center, numva nawe ubukwe ntabwo urimo. harya ubwo ninde uyobora Miracle Center? Ntabwo ari ngombwa mvuga izina ry'abashumba sinzi. yego hanyuma ikindi akavuga ko umubyeyi we ari Ntambara Saturday. Ntambara Saturday nawe muhamagaye numva nawe uko ari kwakira ubwo bukwe ashobora kujya kwifotoza i Nyamata. Hanyuma nkurikije mpamagara we yavuga ko ari nyina wa mubisi, ntabwo nibuka izina ryiwe, umudamu umuvuga umwe ushoboye kuvuga. yego hirya rero ubwo si Brigitte ko mpamubonye. yego bajye babanza batumire Yesu, yego hanyuma batumire n'umwuka wera. ariko barahari Justin komera. yego ni Gakire muvugana? Samu Gakire. kutaje mu bukwe wana? Urahari se? Urahari? ubukwe ntabwo? buri. ubukwe bwa Claude? ese mwese ko ndi kubavugisha mukambwira ngo ntabwo ari Yongwe ngo he, kandi duhari twateye kamera. turahari mu kanya tugiye kuva hano bamusezeranye tuye kurya umuceri. Urya umuceri se nyine weho nawe muri hehe wo muri kumwe? Njyewe ndahari, ahubwo uri he? mwese ndabahamagara ku murongo. Reka nkubaze ngo Claude ari he? Claude ari kuza rose, umukwe ni ngombwa ngo abari hano ko tugomba kumutegereza. Oya ahubwo reka mbasaye ku rusengero bamenera umuceri wo kubukwe bwaje. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV. Ndabashimiye cyane mwe mukomeza kubana natwe muri uru rugendo umunsi ku munsi. Nitwa Samu Gakire, ndi kumwe na Jerry mu rugendo rwacu rwa buri munsi. Ngira ngo uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'ibyishimo, ngira ngo ku bakunzi cyangwa se ku bantu basanzwe bakurikira social media, muzi ko umuvandimwe Niyonzima Jean Claude cyangwa se Pastor Claude Imana ifite PS, uyu munsi nibwo twaje kumuherekeza cyangwa se ni umunsi agiye gusezerana imbere y'Imana n'uwo bagiye kubana akaramata. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo hamenyekanye inkuru yuko Claude mwibanga rikomeye yasezeranye imbere y'amategeko, ariko ngira ngo nyuma y'icyo gihe byahise bijya hanze yuko ubukwe buri official bugomba kuba uyu munsi ku itariki 24 uyu munsi turi Kicukiro. Ngira ngo kuva mu gitondo muziko uyu munsi kuwa gatandatu usoza ukwezi aba ari umuganda, ibindi bikorwa byose bigiye bitandukanye biba nyuma y'umuganda. Nyuma y'umuganda rero ngira ngo nkuko twe nk'itangazamakuru nyine tuba dutumiwe, ngira ngo orientation cyangwa se aho ubukwe bwari bubereye, ngira ngo ni Nyamata. Ngira ngo niho bari busezerana imbere y'Imana no kwiyakira, n'ubundi ni muri Hotel Palace iherereye hariya i Nyamata. Ngira ngo rero bibaye nk'ibihindukaho gato, kuko ahangaha mpagaze ntabwo ari i Nyamata, kuko mpagaze Kicukiro. Ngira ngo uru rusengero n'abandi bantu bose badukurikiye bari batuye muri ubukwe ntabwo ariho byari supposed kubera, ariko bibaye ngombwa nyine ubwo byose n'ubushake bwa ba nyir'ubwite nk'uko babitekereje. Ngira ngo aya masaha tugeze mu ndebere ku isaha turebe ari ryari, dufite saa 10:33. saa 10:33 rero turacyari hano n'ubundi dutegereje abageni. Kuko twege ntago turambirwa, icyo tuzi nuko ubukwe buri bubi, kandi nabwo ni butaba turataha nyine, ariko buraba kuko umugeni arahari n'umukwe arahari n'abatumiye barahari. Ubu munsi rero twaje kubaherekeza natwe nk'itangazamakuru nkuko tuba twabiberetse, n'ubundi tukavuga ati yakoze umurenge. Ngira ngo no mu bukwe tuba tugomba kubana kandi tukishimirana nawe. Ibi ni ibintu byo kwishimira byiza cyane, ariko ngira ngo hajemo urujijo rutoya ku bantu bamwe bari kuza, nubwo bamwe batari kubivuga. Abantu bose ndi kubona hano batinye ngo kuvuga tese ko turi kubona ibi bintu biri kuza mu rujijo, bose batangiye kuvuga tese
aho ubukwe bwa Pastor Claude ntibugiye guhagarara, ariko uwo mudayimoni wo kubuhagarika tubanze tumwirukane mu izina rya Yesu kugira ngo ubukwe bugende neza cyane. Bitumara kumwirukana noneho ubundi tuze kubereka ukuntu ibirori bimeze, ariko aho gato urushije ruhari nuko ngira ngo ubukwe bwe nabaga ko bwari bubere i Nyamata kuri Assemblée de Dieu. Ngira ngo twagezeyo ku rusengero dusanga byahindutse, dusanga nta muntu uhari. Yeza guhamagara bamwe mu bari gutegura ubukwe batubwira ko bimukiye hano ariho bagiye gusezeranira nyine imbere y'Imana, nyuma yaho tukerekeza i Nyamata. Ariko ngira ngo kwiyakira byari biri saa 11, ngira ngo abafite invitation babibonye, kandi habaye saa 10 ubwo ngira ngo amasaha araza kwegeraho inyuma, ubwo nyine nibiramuka bubaye mvuge gutyo, ubwo amasaha araza kwegeraho inyuma, kandi nabwo nibutabagire nta kundi gusa nyine abantu bamwe bari hano ubwo bageze ubwo ariko bamaze gutangira kwiheba. Ngira ngo hari abantu benshi bari kuza muri ubu bukwe, nge nagiye mpamagara bakambwira ngo ariko se ngo nge ntabwo nzayo. Ngira ngo bamwe mu bari bumwambarire bagiye batandukanye, ariko n'ubundi kuba umuntu wari bwambare umwe cyangwa babiri bataza mu bukwe ntago byabuza ubukwe kuba. Ngira ngo hano kuri urusengero aho duherereye Kicukiro, urusengero ntago ndi kubona izina ryarwo, ariko ngo barwita Bethlehem. Imbere hari imbarwa, hari abantu mbarwa, ngira ngo nabo nabari kugenda bayoborwa abaza hano. Ngira ngo hano hari inshuti za Pastor Claude, abantu bamwe musanzwe muzi kuri social media, ariko by'umwihariko umuntu bita Brigitte nawe muramuzi, numwe mu babashe kugera hano ubundi ahita nawe aburirwa irengero aragiye. Bibi mu bintu bitumye abanyamakuru bari hano bavuga ati ese koko ubu bukwe ko turi kubona abantu bari kuza, kandi byavugwaga byahwihwiswaga ngo Brigitte niwe wari bumusezeranye. None urumva ko nimba hageze agahita agenda, icyizere ariko kiracyahari. Gusa nyine uwo bita Prophete Gerard, ngira ngo nawe muramuzi, ubu ngubu niwe umaze gushyiramo kanzu, umukanya niwe ugiye kumusezeranya. Natwe turacyategereje bube saa 2 bube saa 3 tugomba kuba duhari kandi tukamushyigikira. Icyiza nuko twakishimira ko bwaza kuba nubwo bamwe batangiye kugenda babivugira ku ruhande bavuga ati he ubukwe bwa Pastor Claude ko bujemwe agatotsi. Ngira ngo hari abantu bamwe ngiye guhamagara bagombaga kuba baza muri ubukwe, ndabahamagara. Harimo Pastor Apotre Yongwe ngiye kumuhamagara ndetse ndanashyira ho parere kugira ngo mumaze kubyumva. Nawe yari suppose ko bari hano, nimba ari buze nano mubaza impamvu ataje gushyigikira Claude. Ngo nabantu bagiye bagaragara muri social media baterana amagambo, ariko nyuma baza kwiyunga baravuga ati turi n'inshuti. No mu biganiro twagiye dukoresha Apotre Yongwe yajya avuga ati tuzamutwerera, tuzamushyigikira, tuzaba duhari. Ntago bahari. Sarongo we ari nawe ntago ndi kumubona, kandi nawe ni inshuti ye, numwe mu bamusuye mu gihe Pastor Claude yari yavuzweho ubuhanuzi ntibyabasha kugenda neza cyane, bwaba muri iki ubwo ngira ngo icyo gihe abantu bose babaye nk'abamusize mu kazu. Umuntu bita Sarongo niwe wamugezeho, urumva ko ari inshuti ye. Rero nawe ntago ndi kumubona hano, ariko reka twizere ko bose bari buze kuza. Ngira ngo tujye kujya tuvugisha abantu bose bari hano bambwira ishusho y'ubu bukwe, ariko tukomeza kubwira Pastor Claude aze kugira ubukwe bwiza niburamuka bubaye, kandi nabwo nibutabobwo bazatumenyesha undi munsi buzaba. Impamvu uri kuvuga gutyo nuko amasaha yabwo yatinze, ntago turamenya impamvu nk'abanyamakuru haba bari kumwe nawe, wowe uri guhamagara bari kudubwira ati turi mu nzira turaje kuva saa 6. Turacyari hano rero turategereje, ngira ngo uko biza kugenda kose turabikurikira, ariko reka twifuze ko tubifurize ko biza kugenda neza, bagera umunsi mwiza, kuko ubukwe biri mu bintu byo kwishimira cyane, biri mu bintu byo gushyigikira. Ngira ngo umuvandimwe aze kugira ubukwe bwiza, reka tureke kuvuga ko butaba, ariko reka tuvuge ngo buraba mu izina rya Yesu, amen. Muraho neza Apotre Yongwe? Ubu duherereye ahantu hagiye kubera ubukwe, uravugana na Samu Gakire urugendo. Wakizerayo? Oya? Yego. Ubwo ndi kugira ngo nkubaza amakuru ya weekend, ese kutaje gushyigikira umuvandimwe. Ngira ngo uri mu kazi, ariko reka twebwe tura muri weekend tugira gahunda zo kuvugana n'abakristo, tugira gahunda z'inama zidasanzwe muri kampani zitandukanye, muri Karuvari, muri Yongwe TV na Karuvari Limited.
kandi ikendeza niwo munsi wo gufata abana nyuma ya saa sita tugatemberana n'abana cyane cyane ko abandi biga kambuci basoje amasomo urumva rero ubukwe ni bwiza, ubukwe ni umugisha. Kutaje gushyigikira umuvandimwe wawe kandi kuri social media warabyemeye ko ugomba kuba uhari. Ntabwo yantumiye. Ntabwo yagutumiye? Ntabwo yagumye, nigeze kuvuga ko ninguzamo yantumira atantumira ntazaza ko nzaza. Nyuma rero hariho n'abo bambajije invitation kuko ari yambwiye ko ayizanira mvuga ko ari buyimpe. Ubukwe bwarinze buba nabonye invitation kandi ntabwo ndi umugabo wakwitura. Hanyuma ikindi hari ibindi byatumye naza mu bukwe. Yego. Icya mbere ya Pasiteri Claude yatubwiraga ko itorero ryari Miracle Center. Yego. Navuganye rero n'umwe mu bayobozi bayobora Miracle Center, numva nawe ubukwe ntabwo urimo. Harya ubwo ninde uyobora Miracle Center? Ntabwo ari ngombwa mvuga izina ry'abashumba sinzi. Yego. Hanyuma ikindi akavuga ko umubyeyi we ari Intambara Saturday. Intambara Saturday nawe muhamagaye numva nawe uko ari kwakira ubwo bukwe ashobora kujya kwifotoza i Nyamata. Hanyuma nkurikije mpamagara we yavuga ko ari nyina wa mubisuku, ntabwo nibuka izina ryiwe, umudamu umuvuga umwe ushoboye kuvuga. Yego. Hirya rero ubwo si Brigitte ko mpamubonye. Yego. Bajye babanza batumire Yesu. Yego. Hanyuma batumire n'umwuka wera. Ariko barahari iyo mwatatashye ubukwe Yesu yabutashye bugenda neza. Yongwe Yesu arahari, kuko Yesu adahari natwe ntitwaba duhari. Ahubwo nta kibazo niba Yesu ahari se namwe muhari, ye kuza mu bukwe urumva hari ikibazo. Narongora. Umuntu wari uvuze ngo waha wundi ngo mwavuganye wundi nene Brigitte? Ntabwo mbizi. Ntabwo mbizi. Yewe na ubukwe mfite gahunda zatumye nabuzamo. Ntabwo wamutwe cyangwa ntabwo wamutwerereye? Ntabwo watwerereye? Ntabwo wamutwerereye? Sha intwererano narayitanze ukurikije iyo natanze cyagiye tugiye kuri RIB. Iriya wagira ngo ni ihagije. Aho hari mwinyura aho ngaho. Intwererano shobora. None se bigejeje amasare turi ku rusengero n'ubundi ngira ngo uri mu bantu bafite amakuru. Tugume hano cyangwa twitahire? Ntago nkumva neza, warumbwiye ngo? Ubukwe bwarangiye. Ntago buraba. Mushyigikiye umuvandimwe nyine mu mushyigikire. Ariko twe n'Imana. Tari mu byo urabizi nyine bita Musaza. Okay. Ndakumva. Mfite confidence umupasiteri uzajya ufasha umugore we kabiri ugenzajya ntabwo. Noneho ugiye kugushyingira n'utandukanye n'umugore we. Ashaka undi agushyingire, ntabwo ngewe ibyo ngibyo ntabwo twaza. Abapagani bazademburusa basezerane kabiri gatatu, n'abapasiteri basezerane kabiri gatatu. Hanyuma nindangiza ngorora amakoni. Ese yigeze agusaba kumushyingira? Yigeze agusaba ko uzamushyingira? Urabizi ko yabitangaje kuri social media, ariko biriya byabaga ari komedi, ntabwo nzashyingira umupasitoro ugiye kurongora bwa kabiri. Hari ingorane ibirimo sabo. Nizera kutanshyizera hari ingorane ibirimo. Uri live cyane kuri ku rugendo ubu mu kanya. Ariko nta kintu kibi wavuze. Hanyuma icyo hari umupasiteri, hari umukristo wasezeranye ahantu mu rusengero. Hanyuma asezeranira mu rusengero rwe, asezeranwa na pasiteri wamuyobora. Hanyuma ku nshuro ya kabiri ahita ashwanye n'umugore, agaruka gusezerana bwa kabiri. Kandi uwagombaga kumusezeranya ni pasiteri n'ubundi
ni pasitoro n'ubundi wamusezeranyije yego kubaho warahagaze usezeranya abantu ko bazabana akaramata kugeza batandukanywe n'urupfu kongera ugasezeranya undi pasitoro byabaye ko akata hanyuma bashaka undi mupasitoro utarigeze umusezeranya aramusezeranya ibyo rero hari abapasiteri ariko twebwe aho tugeze pe tuzapfira ubu nitunanirwa se kubaha imana ngo tuyihamye mu bihe bibi tuzayihamya mu gihe bazaba batubwira ngo dusezeranye umugabo n'umugabo umugore n'umugore cyangwa bacanye itanura ry'umuriro. Ushatse kuvuga ko ibi bintu biri gukorwa mu buryo budahesheje Imana icyubahiro? Oya, Yesu ntabwo ajya ataha ubukwe bw'umupasitoro wasezeranye kabiri gatatu. Ubu ni ukuvuga ko ubu bukwe Yesu atarimo? Oya, ntabwo mbizi by'Imana n'abantu bayo simbi. Mumushyigikire. Yego. Mumushyigikire iyo Umunyarwanda atumiye abandi bataha ubukwe nawe rero simbuze ko Imana itarimo simbi. Ngaho mwaturiraho amagambo meza rero kuri uyu munsi. Inde? Aturiraho amagambo meza Pastor Claude. Oya, ntabwo ndi mu mwuka wo gusenga. Ahubwo ndi mfite akandi kazi narindi gukora kandi uri mukuru ntabwo unsengeshe ku ngufu. Oya, ntacyo mwifuriza ubukwe bwiza. Ugira umunsi mwiza, reka ahubwo gucuruza amagambo utangire ufate Bibiliya nawe. Urakoze cyane. Mu magambo ukizwe nawe biragaragara kandi nawe n'urongora uzamenye ko urongora n'urongora kabiri kubera isomo ntabwo nzabutaha. Reka tubanze tugerageze turebe. Yihanganira mama wawe kugeza atashye, nawe n'urongora uzihanganira umugore kugeza umwe atashye hagati muri. Urakoze cyane. Justin. Komera. Yego. Ni Gakire muvugana? Samu Gakire. Kutaje mu bukwe wana? Urahari se? Urahari? Ubukwe ntabwo? Buri. Ubukwe bwa Claude? Ese mwese ko ndi kubavugisha mukambwira ngo ntabwo ari Yongwe. Ngo he. Kandi duhari twateye kamera. Turahari mu kanya tugiye kuva hano bamusezeranye tuye kurya umuceri. Urya umuceri se nyine weho nawe muri hehe wo muri kumwe? Njewe ndahari ahubwo uri he? Mwese ndabahamagara ku murongo. Reka kubaze ngo Claude ari. Claude ari kuza rose umukwe ni ngombwa ngo abari hano ko tugomba kumutegereza. Oya, ahubwo reka mbasaye ku rusengero bamenera umuceri kubukwe bwagenze. Kandi noneho ihute niho turi. Ikindi namenye ko ngari ufite urufunguzo rw'ahantu Fantasy. Taza kwibeshya ukabura. Vitali se wari kwambara ari. Vitali yari bwambare na Pasi yari bwambare. Ubwo nabo turabategereje nabo ubwo nyine baraza. Nabo baraje. Nabo bari mu modoka. Mwinza rwose. Nanjye imodoka yanjye paritse aho hafi kuri hotel. Okay, ngaho ngwino rero je nateye kamera. Wateye kamera? Sawa. Sawa. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.